I'm trying to breathe. Oh my God. Abanyarwanda abanyarwandakazi bavandimwe inshuti mwese dusangiye igihugu aho muri hose ku isi ndabaramukije amahoro y'Imana bane namwe. Uyu munsi munyemerere nongere mbagezeho ubutumwa nandikiwe n'umukunzi wanyu wasabye ko nabagezaho ubutumwa bwe kandi nkabasomera uko yabumpaye. Ntabwo rero mbatindira ahubwo nagira ngo dutangire. Aragira ati Abanyarwanda tubaye abanyakuri n'abanyabwenge twakora iki, twavuga iki, kandi kuki ariko byagenda? Tubaye abanyabwenge twavuga ko dusezereye FPR n'abafatanyabikorwa bayo, kandi twavuga ko na rimwe tutazigera tugarura MRND cyangwa se abatabonaga ibintu kimwe nayo muri bya bihe. Ntitwabagarura ngo tubabengukwe babe ari bo dusimbuza FPR. Ntibikabeho niba turi abanyakuri, imfura zidahemuka kandi z'inyangamugayo. Tubaye abanyakuri n'abanyabwenge twakwemera kurebana mu maso n'ukuri kw'amateka yacu, nk'uko Ingabire Victoire yigeze kudusaba kugira ubwo butwari. Tukagira ubwo butwari aho gushakisha inzira zo kuyakwepa, kuyasiribanga no kuyasiba. Tugize ubwo butwari twabwira amahanga yiyise akomeye, bigafatwa gutyo na bamwe muri twe nk'ukuri ndakuka. Twababwira ko twakuze tukaba tutakiri abana, bakacangirwa. Gukacangirwa ni ukuvuga ni nko gufata ibyo kurya bakabishyira mu kanwa bakabikacanga noneho bakabigukamira. Ntago rero turi abana bakacangirwa. Bagatekererezwa, abana bahabwa amabwiriza ya nturenge aha, ntukore ibi, abana bacyahwa kubera ibikorwa bya cyana. Muri ibi byose twakora iki? Kwikuramo ubunebwe n'imyumvire ya kera, tukishakamo ingufu kandi tukifatanya n'abo duhuje ibibazo, kandi tukisunga abadufata nk'abantu bakwiye kubahwa no guhabwa agaciro. Kwishakamo ingufu bijyana no guhatira abanyagasuzuguro n'abibone b'ibihe byose gucisha make, bakagira ikinyabupfura no gushyira mu gaciro. Guhatira bijyana ku cyitwa ingufu cyangwa rapport de force ku ruhande rwa bene wacu no ku ruhande rw'abanyamahanga. Ni ukugaragaza ko turi abantu biyubashye kandi bashoboye mu magambo no mu bikorwa. Umwana niwe wihesha ingobyi. Kuki ngaruka kuri MRND na FPR? Ni ingingo ikomeye kuko abambari ba buri ruhande bahora babambye ngo bikome ugize icyo avuga wese. Icyo ni igitugu kitakwihanganirwa mu 2023. Twabyemera tutabyemera, izi ni guverinoma zatsinzwe kandi zagaragaje ibyo zishoboye n'ibyo zidashoboye mu gihugu imbere no hanze yacyo. Nubwo atari ku rwego rumwe ariko niko kuri. Kugira ngo tubyumve neza, buri muntu ushyira mu gaciro yakwemeza amakosa ya politike yakozwe na MRND kuva nibura muri 72 kugeza ku iyicwa ry'umunyapolitike wa nyuma mu ba Repubulika ya mbere. Aha mwavuga muti MRND yari itarabaho. Hano ntiturebe MRND nk'ishyaka, turareba abantu bayo, ibitekerezo byabo n'ubushobozi bwabo. Amakosa ya MRND, amakosa ya politike kuva muri 1994
n'amakosa ya politiki kuva muri 1994 kugeza mu 2023 mu gihugu imbere no hanze yacyo. Amakosa ya politiki ya FPR turayatangirira mu byemezo by'inama y'abagaragu b'umwami 12, inama ya mise en point, tugakomeza kuri coup d'etat yo muri 1973, ku kagambane ka FPR Runari, tukazamuka mu 1990, 1994 muri politike y'ubugambanyi bugendereye ubutegetsi budasangiwe, ubushukanyi n'ubugambanyi bw'amahanga yisi akomeye ngo abone uko yigarurira u Rwanda n'akarere. Aba bantu ko ari babiri bagaragaweho amakosa akomeye, babyemera batabyemera, turabyita amakosa ngo tutabiteza, ariko twibuke ko ibyitwa amakosa ya politiki byabyaye jenoside yisasiye imbaga y'abahutu n'abatutsi n'andi moko. Uruhande rumwe rwarahanwe bimwe birenze ibikenewe, urundi rwihaye amnesty rubyibwirije nk'uko byari muri gahunda ya politiki yarwo, cyangwa se babigiriwemo inama kandi babishyigikirwamo n'abiyita abakomeye. MRND yaratsinzwe n'igice kimwe kirahunga, ikindi kirayoboka. FPR yo sinzi uko byagenze, hari abatubwira ko bayihunze ariko ubu basigaye bavuga ko bahunze Kagame bamwikijije, cyangwa hari umubakijije ibintu byagenda neza. Ubu icyo turimo tubona hanze muri gahunda y'abiyita abakomeye ni ubushake bw'igisa no gukorera hamwe kw'impunzi n'abahoze muri MRND n'abiyita impunzi za FPR ariko zitaretse imico n'imigirire ya FPR. Abo nababonye mu neza ya bose, mu mbabazi rusange, mu gusaba imbabazi no kuzisabirana. Nababonye muri Arusha nimero ya 2, nababonye kubarindiriye guhabwa ubutegetsi n'amahanga ngo bakomerezaho bigereje mu kumunga no kwigarurira u Rwanda n'akarere, mu gucunga umutekano w'ubucuruzi bw'amahanga no mu kuburizamo ukuri kw'amahano yabaye mu Rwanda birebana n'uruhande rutakozweho ubushakashatsi ngo bushyirwe mu mateka y'u Rwanda. Abo bari muri izo politiki zo mu 2023 bakaba barananiza abazibayemo mu myaka yashize. Bakorerwa iki? Abanyarwanda nibamenye maze mu kinyabupfura kituranga babashimire. Abanyarwanda nibabamenye maze mu kinyabupfura kituranga babashimire ibyo bashoboye gukora, ariko kandi banabasezerere muri politiki yo guhindura ubutegetsi bwa FPR no gusimbura ubutegetsi bwayo, political change and regime change. Niba koko abo bantu bahoze mu butegetsi biyumvamo ubushobozi, gukunda igihugu n'igikundiro muri rubanda, nibareke politiki zifite n'izidafite muri zo ubushake n'ubushobozi bwo guhindura ibintu uko biri ubu, ngo handikwe amateka nyayo y'igihugu. Nibazireke, kandi niba bakomeje kuzinambaho nibafatirwe umwanzuro wo kwirindwa no kugenderwa kure kugeza igihe FPR izasezererwa, kandi ibindi abanyarwanda nibo bazabikemura. Uribaza abantu bamaze imyaka 64, 50, 33 bahakana ukuri ku mateka kugeza no guhakana ibyaha bikomeye nka jenoside. Bamwe mu banyarwanda bashobora kumva ko atari ibintu bikomeye, ariko bakwiye kumenya ko dufite igihugu kigendera ku mateka y'ubwoko bumwe mu bugize igihugu, amateka y'abana babi n'abana beza, amateka y'ubwoko bwica n'ubwoko bwicwa, amateka y'ubwoko bw'abicanyi n'ubwoko bw'inzirakarengane, amateka y'amashitani n'abamarayika. Kandi ayo mateka niyo bene yo bashaka gukomeza muri Afurika no mu karere. Uku kwihuza kw'impunzi zimwe za MRND n'abahunze Kagame ni icyorezo gikomeye, ni uguhakana ukuri, niye enfe, kandi abahanga bemeje ko bitazaba amahoro. Muri kontekste y'u Rwanda ni uguhakana no gupfobya jenoside yakorewe abanyarwanda ikozwe n'uruhande rwihaye amnesty kandi ruri no kuyisabirwa.
imishinga yabo ya politike nta mahoro, nta bwisanzure, nta terambere izazana mu Rwanda. Bagomba kubireka babyibwirije cyangwa se babihatiwe. Kandi bibaye na ngombwa, hafatwa n'izindi ngamba za politike ngo hakumirwe kandi bakomanyirizwe aho bishoboka hose. Iriya mishinga ya politiki uko twayibonye yose, hari aho ihurizwa arabwenge kandi ha ishingiro imvugo zose n'ibikorwa byose bya FPR na ba shebuja ni uguhakana no gupfobya ubwicanyi bwose bwakorewe abanyarwanda bari mu gihugu mbere y'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda kugeza none bukozwe n'interahamwe z'ubundi bwoko. Ni uguhakana kandi no gupfobya jenoside yatanzwe muri aka karere yatangijwe muri aka karere kuva muri mirongo cyenda kugeza none. Abafite ibyo bitekerezo barazwi, si bashya muri politiki y'u Rwanda. Igikwiye gukorwa n'abanyarwanda ni ukubagira inama bakava mu byo barimo no kubafatira ingamba za birahagije, murekeraho ntibizongera ukundi. Ibitari ibyo hari abazisanga habi harutaho bigeze kumenya. Numvise biriza ngo abantu barabikoma, njye nabafashe nk'abanyantege nkeya n'abaswa bakabije batakijyanye n'igihe ku rwego rungana cyangwa se ruri munsi ya FPR. Ndabashinja kudaharanira inyungu z'abanyarwanda n'akarere, ndabashinja kuyoboka inzira y'ubusamo yashyizweho n'abari mu nyungu zabo aho gukorera hamwe n'abandi ngo basezerere politike mbi iyoboye u Rwanda. Ndabashinja kurangamira imyanya y'ubutegetsi aho kureba inyungu rusange za Afurika, akarere n'u Rwanda by'umwihariko, babigiriwemo inama kandi babifashijwemo n'ibihugu by'amahanga byagize uruhare mu kaga akarere karimo kugeza uyu munsi. Mwese mwumvise ijambo ngo babicire Kagame cyangwa bamufate bamufunge. Bati ni igitekerezo twahawe n'amahanga y'abakomeye. Bati u Rwanda ni inzira y'ibicuruzwa by'abakomeye bohereje impunzi kuva Afghanistan, Libya kandi bifuza ko zatekana mu Rwanda mu gihe bene igihugu bangara isi yose batotezwa, bakomanyirizwa ngo bashire cyangwa batube. Inzira y'ibicuruzwa by'abafite ibyo bapanze mu karere n'ibindi byinshi byavuzwe izi ni imvugo nanga cyane kuko ni mbi, kuko zitajyanye n'igihe Afurika n'akarere barimo kandi zitesha agaciro Afurika na bene zo n'abafana bazo. Bene izi mvugo n'abafana bazo bagaragara ku mbuga nkoranyambaga batwumvisha ko habaho ibihugu bikomeye ku buryo nta wagira icyo akora adahawe uruhushya n'ibyo bihugu. Byashoboka ariko jye simbyemera, kuko nzi ibihugu byakoze ibitari mu bushake bwabo babeshyi. Njye nemera gukomera kwa rubanda no gukomera kw'inzego. Nabyemera, ariko abo bafana banyemeje ko izari FAR APR yazitsinze kuko yari ishyigikiwe n'abitwa abakomeye. Ntitukarebe hafi nk'abaswa ngo dutekereze ko APR yarushije FAR ubuhanga bw'intambara cyangwa se igatsindwa n'ikomanyirizwa ry'amahanga y'iyisakomeye. FAR yatsinzwe na politiki mbi yariho, haba mu butegetsi no mu cyitwa opposition. Imbaraga n'inzego zarabuze nk'uko imbaraga z'ubutegetsi ubu zamaze gushira muri FPR. Bamwe bashaka kuzura zashize muri FPR, bamwe bashaka kuzura. Imbaraga za rubanda nazo zaburiye mu mushinga w'interahamwe zica, ari nawo mutego bishoyemo ukajwigiriza igihugu n'akarere. Izo nterahamwe zigaragaje no muri FPR mu bihe byashize, ariko cyane cyane muri uyu mwaka. Aha ndavuga interahamwe z'ubundi bwoko. Ingengabitekerezo ya jenoside yimonogoje muri FPR muri uyu mwaka ihamya ibyo twari tuzi, abantu bakatugisha impaka. Gusa ubu nta mpaka zizatsinda ukuri zigihari. Maze rero banyarwanda, igihe inzego z'ubutegetsi na opposition bagaragaje intege nke n'ubuswa mu bihe bikomeye igihugu cyarimo, igihe abaturage biciye mu nterahamwe zica zitwaje ubwoko n'ibindi amahanga yiyise ay'abakomeye afatanyije na FPR APR,
buririye muri izo ntege nke muri leta no mu baturage, bahondagura leta n'igisigare cyayo. Nabonye mukunda gutukana, ariko ubibona ukundi nawe azatange igitekerezo cye. Abahanga barwanisha ibitekerezo, ntibarwanisha ibitutsi cyangwa imihoro n'amahiri, kuko si abashumba b'ihene cyangwa se abicanyi. Muri iki gihe rero turabona ubutegetsi bwananiwe gutunganya igihugu kuva mu mushinga wabwo wo gufata u Rwanda. Turabona kandi twabonye interahamwe zashinzwe n'ubwo butegetsi nk'uko zigaragaje cyane muri uyu mwaka, bitewe n'ikoranabuhanga ritagira ibanga. Izo ntege nke ayo mahanga y'abakomeye arazizi, bazi iza leta ya FPR cyangwa iz'interahamwe zayo. Abahunze Kagame bo muri FPR n'aba MRND, ntimumbaze niba bazi cyangwa batazi intege nke za FPR n'interahamwe zayo. Gusa si agasesereshwa rumuri. Niba batabizi nuko babyirengagiza ku mpamvu zabo bazi. Intege nke za leta ya MRND n'interahamwe zayo nibyo byifashishijwe mu guhondagura izari ingabo z'igihugu n'abanyapolitike bacyo karahava. Ziratsindwa, nabo baratsindwa, ziromorwa, nubwo bamwe bavuga ko batsinzwe urugamba batatsinzwe intambara, cyangwa kimwe muri byo, sinzi uko bajya babivuga. Gusa icyo twabonye ni ugutsindwa ndetse gukabije cyane, ahakwiye gutera amakenga abanyarwanda n'abanyabwenge n'abanyakuri, kandi bakabifatira ingamba. Nuko ibyangombwa byahondaguye izo ngabo n'abanyapolitike bazo biragaragara mu butegetsi buri i Kigali, ubutegetsi bwa FPR APR. Ntitwavuga ko bwujuje ibyo byangombwa ubu, kuko FPR APR yatangiye ibyujuje, igenda irenza igipimo kugeza ku bidakenewe. Ariko aho gufata ibyo bimenyetso byose ngo bayihondagure nk'uko bahondaguye MRND na FARC, bari guca hirya no hino ngo barebe uko bayizura. Bikababaza cyane iyo abakozi bazura abapfuye bakivuka cyangwa abari gusamba. Bikababaza usanzemo abavuga ko bahunze FPR, ariko cyane cyane bikababaza kurusha iyo bakoze bisunga abimitse FPR APR, kandi bakibasira abashaka impinduka yuzuye, harimo no kubaca inyuma ngo babatera inkota mu bitugu. Bamwe bakunze kuvuga ko FPR nta wayihangara ngo kuko ishyigikiwe n'abiyita abakomeye, ariko sibyo. FPR ibeshejweho kandi ikomereshejwe n'ububeshyi, ubucabiranyi bwa bamwe, biherekejwe no kwiyemeza, determination, kwiyemeza birenze ibikenewe, kwiyemeza bya kiyahuzi, gukora cyane no gutsimbarara ku ntego icyo byasaba cyose. Ibyo byose iyo bihujwe n'uburangare n'umururumba, ubuswa, ubwasama n'umwete muke by'abandi banyarwanda, bibyara icyitwa imbaraga za FPR y'abakomeye, imbaraga z'igihwayihwayi zahuhwa n'umuyaga. Umugabo ntanze ni Kabarebe ushaka gutoroka ikiraro kubera imirindi twe turabona, cyangwa se ibyiswe urusaku rw'ibibwana. Abana nibo batinya baringa, bagarinya imbwa. Abana nibo batinya baringa, bagatinya imbwa n'ibibwana byayo. Undi mugabo ntanze ni Bwana Imbabazi rusange, gufasha abahutu kwiyumva muri jenoside yakorewe abatutsi no kubafasha kwibuka ababo hatitawe ababo bahitanywe n'ubwicanyi butabonewe izina, butazanigera buribona mu neza yiswe rusange no mu mbabazi rusange. Aba nibo bagabo ntanze ko nta mbaraga za FPR APR uretse ubucakura bwa politiki. Ibyo bintu bamwe bita ibikomeye ntibyizanye mu Rwanda no mu karere. Bwa mbere byazanywe n'intege nke n'imikorere mibi ya leta yariho n'abaturage bayo badasobanutse. Ndavuga za nterahamwe zica bwa kabiri
byazanywe kandi byimikwa mu Rwanda no mu karere n'intege nke n'imikorere mibi y'ishyirahamwe ryitwa FPR Inkotanyi. Kagame ati iyo bagiye gutoranya bareba ibicucu biruta ibindi. FPR yasumbishijwe MRND kuko bayibonyemo intege nke n'ubucucu bukabije, kandi birumvikana tugendeye ku byo tuzi kandi twabonye. Maze rero kuba ayo mahanga yiyise akomeye yatoranya ikivange cya MRND na FPR hirengagijwe abandi banyarwanda kandi nabo bafite ibyo barimo, si impuhwe n'inyungu. Ikindi, kutabatoranya si uko ari abanyabwenge bashoboye kuruta abandi, ni uko ari abanyantege nke, they are weak. Nuko nabyanzuye aho guhonda FPR APR kubera amakosa yabo akomeye, amakosa yahindutse ibyaha bikomeye, ibyaha by'intambara, ibyaha bya jenoside n'ibyaha byibasiye inyoko muntu. Aho kubahonda barashaka guhonda abawazarendo ngo ntibashaka intambara. Banyarwanda mubyitegereza neza, murebe itonesha n'irobanura mu butoni bw'ayo mahanga n'ubuhumyi cyangwa se kwirindagiza bya bamwe muri twe ku mpamvu zizwi nabo. Gukangishwa amahanga yiyise akomeye bifatwe nk'iterabwoba no gukangisha bigendereye kwihesha icyundi ku ngufu mu buriganya n'ibikangisho. Banyarwanda, ndabasaba gutanga ikirego mukarega ayo mahanga na bene wacu bari kuyahagararira, wongeyeho na FPR APR yiyemeje kuyahagararira kuva muri 1990 kugeza none. Itegeko rirasobanutse kandi amategeko n'amabwiriza nibyubahirizwe. Tureke ubutekamutwe n'iterabwoba. Ubu politiki y'u Rwanda no hanze yarwo yarasobanutse. Icya mbere ni abaharanira inyungu z'abanyarwanda n'abashaka gufatanya na FPR guharanira inyungu z'amahanga. Icya kabiri ni abashaka ihinduka ryuzuye rya politiki iyoboye igihugu no gusezerera ubutegetsi bubi buyoboye igihugu biciye mu bushake no mu mbaraga z'abanyarwanda n'inshuti zabo bihitiyemo. Ku rundi ruhande ni abashaka gukorana n'ubwo butegetsi ngo bagaragaze igisa no guhindura politiki no guhindura ubutegetsi, babigiriwemo inama kandi babifashijwemo n'abiyita bakomeye. Aba mbere simbabona neza, ariko icyo nabonye ni uko hari abumva imirindi yabo bakaba bashaka kuyicubya. Byaba byiza bakayizimya bafatanyije n'abiyita bakomeye. Ngizo politiki dufite mu banyarwanda, ntimukabe indangare n'abafana. Muhitemo kandi mukomere mu nyungu rusange, muvane imikino aho n'amarangamutima. Jenoside ni icyaha gikomeye, ntikizanwamo imikino n'amarangamutima kuko gishingira ku ngengabitekerezo mbi. Ayo mahanga yise akomeye niyo yihaye inshingano yo gukumira no kurwanya jenoside. Muyambarize ibi bibazo bibiri. Kuva muri 1990 kugeza mu 2023 ari ugukumira no kurwanya jenoside mu karere no mu Rwanda by'umwihariko. Sindi buvuge icyo ari gukora, murakizi. Twemeze ko bariya bantu atari imfura, atari inyangamugayo, kandi batafatwaho urugero cyangwa ngo bitegeho inama nziza. Tubirinde kandi twirinde n'ababayobotse ibitekerezo byabo byo kwikuza no kwikunda gukabije. Dukwiye gutangira kutita iyi mikorere y'ibi bihugu n'iy'aba bene wacu amakosa, ahubwo tukabyita ibyaha bikomeye abantu bagomba gukurikiranwaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Umuvandimwe Dr Rudasingwa Theogene yagize ati tujye tugerageza kwita ku bikomere by'abandi. Koko rero u Rwanda rwarakomeretse bikomeye. Nyamihirwa niyo mugabo ati twapfushije abishe n'abishwe. Leta ya FPR nta gikomere na kimwe muri ibyo yitayeho ngo icyomore. Nibyo yagerageje, yabyangije bugicya. Yashyize imbere umururumba, inda nini, ubutindi n'ubucabiranyi, kugeza aho ivuga ko yunamira kandi ikibuka abo yishe yicishije, kandi ikaba igishinze icumu. Tubaye abanyabwenge n'abanyakuri twafata ingamba zo gusezerera FPR APR, nta yandi mananiza. Niba turi imfura zidahemuka ziteguye komora ibikomere bya bose, komora si ikintu cyoroshye ariko ni cyiza. Bamwe bafite ubwoba,
barakanaguzwa ngo barahungira he, ngo bazamanikwa, ngo bazafatwa ku ngufu, ngo bazamburwa ubutegetsi, ngo bazangazwa, ngo bazacibwa muri sosiyete, ngo bazagirirwa ubugome buruta ubwa FPR, ngo bazatemwa. Njye sindera abajeyi kandi nanjye ndi umubyeyi mwiza. Niba ibyo bintu biri mu byakomora abanyarwanda bikunamura igihugu, bizakorwe kandi byihanganirwe na bose. Komora ibikomere bya jenoside si ikintu cyoroshye ngo abantu babitobange cyangwa bajye kugisha inama abo bitareba. Ariko niba ibyo bintu bihangayikishije bidakenewe, abo bandi bo baba babishakamo iki? Kuki kuki bahangayitse abantu bikabashora kuki byahangayikishije abantu bikabashora mu bikorwa bitesheje igihugu n'abenegihugu agaciro, cyane ko ntawe turumva uvuga ko ariyo migambi ye. U Rwanda ni rwiza, twese turarukunda, twapfushije abishe, dupfusha n'abishwe, dukeneye kumenya abishe, abari bafite ibi bitekerezo naho babashyize, n'abandi bishwe, abazize Rwigema, abazize Ndahindurwa, abazize impinduramatwara Gacanzigo, abazize Ingabire Victoire, abazize Diane Rwigara, abazize FDLR, abazize MRCD FLN, abamvuze ni abavuba. Dukeneye kumenya ukuri, ntihazongere kuvuga ngo aba nibo bakoze ibi kandi nta gihamya. Urugero, kuvuga ngo indege ya Habyarimana yahanuwe n'igisasu cyavuye i Kanombe cyoherejwe n'intagondwa z'abahutu, cyangwa ngo inzibutso ziri mu Rwanda zirimo imibiri y'abatutsi bishwe n'abahutu. Mureke guteshaguzwa nk'abari gusamba ngo niko abakomeye bavuze, kandi ngo imvugo yabo ni itegeko. Natwe dufite ijambo ku bishwe bacu, kuko nyir'umupfu niwe ujya ahanuka. Twategeka bigakorwa, kandi twavuga bigakomera. Ni uburenganzira bwacu butagibwaho impaka. Ni nayo mpamvu ntemera ko niba mwarabonye ko Kagame yakwicwa cyangwa agafungwa, sinemera ko byakorwa n'amahanga, kuko ntawe byatera ishema uretse babihwahwa. Kandi mbona ko nta gikomere byakomora, cyane ko abitwaga abicanyi be muri iyo politiki yanyu, ubwo baba babaye abafatanyabikorwa muri leta nshya, bazaniga bakayihemura izuba riva. Bazayiniga bakayihemura izuba riva. Sindagura, ni ibigaragara. Twumva FPR ivuga ubugome bwakorewe abatutsi bikozwe n'abo bita abahutu, ikabikabiriza cyane, ikarira, ikabogoza, igatera imbabazi. Abari bakuru twese bari mu Rwanda tuzi neza ibyakozwe n'interahamwe ziswe iz'abahutu. Sinavuga ko nzi byinshi, ariko hari ibyo nabonye kandi naboneye kure, nabwiwe, nasomye mu bitabo cyangwa muri filime. Ni ibintu biteye ubwoba kubumva no kubibona. Ariko ibyo byose uzumva iyi nkuru azatubwira ibyo FPR APR itakoze kandi igikora, haba mu Rwanda no hanze yarwo. Ubu mu gihugu hari gusibanganywa ibimenyetso, batwika imirambo, basenya inyubako zirimo imyobo rusange, cyangwa hari ibyobo rusange ngo hubakwe inyubako nshya. Ni igikorwa kirimo abanyarwanda, amahanga, amadini. Umuntu usibanganya ibimenyetso ntasabirwa munisiti cyangwa ngo ukorane nawe. Naho waba wabigiriwemo inama cyangwa wabitegetswe n'abakomeye, uwo muntu ni umugome ukwiye gufatwa agahanwa, kandi amategeko y'u Rwanda arabiteganya. Niba ari ubutegetsi bubikora, bukwiye kwirukanwa ku ngufu hatitawe ku bakomeye bari mu nyungu zabo. Impunzi z'abatutsi ziciwe Kongo Nkamira na Mudende, ubwo bwicanyi bwashyizwe ku bahutu. Uwitwa Serge Ndayizeye akwiye kubika amajwi y'umutumirwa we ku bwicanyi bwa Kiziba, wagize ati: ni ukuntu twababikiye ibanga. Niwe mpisemo kuvuga, ariko naho atabikora birazwi, ariko byagizwe ibanga ngo bigerekwe ku bandi bashire cyangwa se batube. Havuzwe batanu mu mashyaka yose yari
no mu nterahamwe za MRND n'impuzamugambi za CDR boherejwemo ngo bakore ibice n'umwete wose ibikenewe ku bahutu. Indege zagendaga hejuru y'impunzi ngo zitange amakuru yabo bicwe. Ubwo buhamya buri mu mashini za Freeman ariko ntabwo buri mu bubiko bwa leta y'u Rwanda. Abayoboraga ibyo bikorwa bari i Kigali, si abanyarwanda, kandi aho bakoreraga nta filime cyangwa se documentaire bagaragaragamo. Ni abo muri ibyo bihugu biri gutanga ibyitwa inama n'amabwiriza. Uwitwa Munyenyezi yoherejwe mu Rwanda nk'umunyeshuri wigaga kaminuza kandi yari atararangiza ayisumbuye. Abamwohereje nabo biyita abakomeye n'abaharanira uburenganzira bwa muntu. Ntabwo twarondora amacenga ya politike mbi yakiniwe ku banyarwanda n'akarere bikozwe n'abari kwigira abarimu b'imiyoborere myiza b'ineza ya rubanda kandi ari bo bagica bayogoje u Rwanda n'akarere. Ntitwarondora kandi ibikorwa bibi by'abagambaniye n'abakomeye by'abagambanye n'abakomeye n'aboroheje cyangwa se abifashije babizi cyangwa batabizi ubugambanyi kugera ku ntego. Igisigaye rero banyarwanda ni ukwirinda gusubira mu bugambanyi cyangwa se kubworohereza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ni ukugira ubutwari bwo kurebana n'ukuri kw'amateka yacu tukaba turi imfura zidahemuka, intwari, inyangamugayo z'abanyakuri, cyangwa tugahitamo kuba ibigoryi bihemuka, inkundamugayo z'ababeshyi n'ibisahiranda, tugahitamo kuba ibigwari. Ngizo gurupe ebyiri z'abanyarwanda dufite. Numvise ko bamwe mwifata gutanga ituro ryo kwirwanaho ngo kuko babarya, abandi ngo mwahisemo kujya mu byo mubonye byose ngo kuko birimo abo mufite ibyo muhuriraho, ngo kuko byahawe umugisha n'abiyita abakomeye. Banyarwanda, igihe cy'umwijima cyararangiye. Ubu dufite gurupe ebyiri gusa, ni imishinga ya politiki ibiri gusa, nta kintu cyo hagati gihari. Nabyerekanye muri iyi nyandiko kandi ndizera ko nta rwitwazo na rumwe ruzongera kwemerwa. Nta sinamenye cyangwa se baranshutse bizongera kwemerwa. Yesu ati, dore mbashyize imbere urupfu n'ubugingo, mwihitiremo, kandi buri wese azasarura ibyo yabibye abonye ibihembo by'imirimo ye. Ariko mwite cyane ku magambo ya Luther King Martin yagize ati, ikibabaza ni uko abana b'umwijima bagira imbaraga n'umuhati mwinshi mu kwigisha no gucengeza amatwara yabo. Banyarwanda, ibihe birakomeye nk'uko byari bikomeye hagati ya 1994 na 4. Mwirinde, ntimuhe urwaho abana b'umwijima, ntimuhe urwaho abashaka kuzura leta mpotozi iri mu marembera, ntibikabeho. Ntimuhe urwaho abashukanyi biyise abakomeye. Murwanye shitani nawe azabahunga. Inda nini muyimamayira itanga inama mbi ikakugira umugaragu w'inda. Banyarwanda, banyarwandakazi, ngibyo ibyo umukunzi wanyu yabitekerezo by'umukunzi wanyu yansabye ko nabagezaho uyu munsi. Cyari igice cya kabiri. Mpora mbabwira ko uyu mugabo numvikana nawe rwose ku kigero cya 99.9%. Ibitekerezo bye nanjye niko mbyumva. Ibitekerezo bye niko mbyumva, niko mbyemera. Ibintu avuga ni ukuri. Hanze ahangaha abantu biyita ngo ni abakomeye cyangwa barakorana n'abakomeye, mureke mugende gakeya. Nta ukomeye ubaho. Ukomeye ni uwaremye byose, kuko abatazi ibwami babeshywa byinshi nyine. Hari abantu batazi ibibazo abanyarwanda bahuye nazo bakaba babyiga. Abantu bakiri batoya barabyumva, barabibarirwa, amateka barayabarirwa. Ariko jye mbabazwa n'ababizi babibonye bakitwara ukundi. Twabonye uko interahamwe zashinzwe. Kwanza duhere nk'73, twabonye ibyabaye 73, tubona ibyabaye muri 1994 n'ibirimo biba turabibona. Uko interahamwe zashinzwe turakubona, nuko intore cyangwa se dema ibikora turakubona. Ukibaza ngo itandukaniro riri hehe? Iyo ugiye kureba usanga ushyiramo ikimenyetso cyabihwanye.
abo bantu rero ukabona buri gihe nibo bashaka gukora rotation nk'iyo muri basket, umuntu ava mu mukino akabisa mugenzi we akagenda akiyondora akongera akagaruka agasubiramo, noneho bakaba bashaka gukuraho gusa wenda lo capitaine ariko bakamusimbuza undi kapitene agakomeza. Biteye ubwoba, biranababaje, biteye n'isoni kumva umuntu w'umunyarwanda uhagarara akavuga ngo bashobora kwica Kagame nka Savimbi cyangwa bakamuboha nka Charles Taylor kugira ngo abanyarwanda tugire amahoro. Biteye isoni kumva umuntu muzima utekereza neza atinyuka kuvuga ibintu nk'ibyo. Biteye isoni ndetse biranababaje kumva umuntu avuga ngo Kagame bamushakira akayira. Bande bamushakira akayira? Aho hari ikibazo, niho mukwiye gushishoreza. Kandi si we wenyine, nababwiye ko hari benshi barimo kugerageza gukoreshwa, banyuze no kuri hoteli Rwanda, n'ubu ngubu babirimo. Abo bakoroni ineza badushakira ni iyihe? Ineza abakoroni b'Abanyamerika n'Abanyaburayi badushakira twe nk'Abanyarwanda, nk'Abarundi, nk'Abakongomani, ineza dushakirwa ni iyihe? Yo kuvana Kagame mu nzira, ubundi tukaba tugiriwe neza, ibisubizo bikaba birabonetse, Abanyarwanda ntibongere kurya imbwa, Abanyarwanda no kuyirya wayirya ariko ntuyirya ntibakuvugiriza induru. Abanyarwanda bongere babone uburenganzira ku mitungo yabo, bamwe basenyewe inzu zabo zongere zubakwe bazisubiremo, abangajwe, abapfuye baraba bazutse cyangwa se imiryango yabo ibonye impozamarira. No, kameme. Hari ibintu Abanyarwanda mukwiye gutekereza. Abanyarwanda mukwiye gutekereza bitari rimwe bitari kabiri. Tugeze mu mahina hahandi bari ibintu biri guhuruduka byinshi. Mwabonye ejo bundi ukuntu abantu bahurutuye ibintu ngo bashinze ingabo, ejo muzabona bahurudukanye n'ibindi. Niba uri umunyarwanda koko, simpamaze igihe kinini, imyaka igiye kuba 7 cyangwa 8, ariko niba uri umunyarwanda koko uri hanze, ukaba uzi kuri impunzi koko wahunze, kandi ukaba wifuza gusubira mu gihugu cyawe wubashywe, ugasubirayo tete hote, icyo bita ngo ni tete hote. Uyu munsi ukaba wumva ko ukwiye ngo Kagame apfuye wasubirayo uri tete hote, ni ukuvuga ngo urajyana na Kayumba kuko indwara urwaye ni Kagame. Ariko niba wumva ko uri umunyarwanda ushaka gusubira mu Rwanda wubashywe, ugasubira mu Rwanda ugatunganirwa nk'uko n'undi wese abikeneye, ukumva ko ugomba gukora impinduka za gisirikare ariko ushingiye kuko washinze undi mutwe uri aho ngaho. Hari amatsinda asanzwe y'abarwanyi bari hanze azwi, ni FDLR, ni FRN, ni Rudurunana, hari n'abandi. Ariko niba koko ushaka impinduka za gisirikare, ushobora gusobanura uburyo nta tsinda na rimwe muri ayo ngayo wakwiyaderaho, ku buryo wumva ugomba wabyaye se abana bangahe, byibuze ufite abasore 6 wabyaye bawe, uvuga uti mfite section ya 6 ndayihereho nubaka abandi. Urashinga umutwe wa gisirikare ufite bande, urashaka kujya kujujubya abantu, urashaka kujya kuririra ku matsinda hasanzwe kugira ngo yabuze pfo na ruguru, urashaka kujya kujujubya impunzi zongere zibure babe bye muri apetence. Hashinzwe undi mutwe, umutwe niba unanirwa gukorana na FDLR, ukananirwa gukorana na Rudurunana, ukananirwa gukorana na FRN, ubwo urabona atari wowe kibazo? Ushobora kumbwira uti ko wananiwe gukorana n'abo bantu uko ari 3? Ushobora kutagenda kubaho umusirikare, ariko ushobora kubaho inkunga, ushobora kubaho inkunga yawe bakabikora, ibyo ushaka ko bakora bakabikora, ukababwira uti nifuza ko aha mbona bitagenda neza, mbona mubigenje gutya byabyara umusaruro. Iyo nkunga ntiyabihagije mpaka ngo uvuge ngo washinze undi mutwe, ngo uri mu Ruhengeri washinze undi mutwe. Ejo tuzumva ushize bazonga Ingabire, hari abitwa ngo ba Michel bamushinje ngo bari bashingiye umutwe ngo Nyagatare. Ibintu Abanyarwanda mwitonde sana abantu b'urubyiruko mwitonde. Ikindi nagira ngo nanzurireho nyuma y'ubu butumwa ni na gahunda y'uyu munsi, ndashimira abasirikare ba RDF umunsi w'ejo biripotinze kuri FARDC bageze kuri 32 niba atari na 3 jokwa. Nagerageje guhamagara mbona simbasha kuvugana nawe, ariko
hari abiripotinze kandi byagenze neza. Nsabe rero n'abandi basigaye nta kivumu cya siko ujya kurwanira hariya, nta mukongomani wagize icyo abura muri Kongo yiye, nta munyarwanda wagize icyo abura muri Kongo agiye guhaha ngo abure uko ahaha, cyangwa ashaka gutura ngo abure aho atura. Nta mpamvu yo kujya kurwana muri Kongo, kujya kwica abakongomani no kwiba Kongo, nta nyungu tubifitemo. Ibyo wiba birajya he? Ibyo usahura birajya he? Abo wicura bahora iki? Nta kintu Joseph Kabila atahaye FPR. No, Desire Kabila nta kintu atabahaye n'iki na kimwe. Ariko byabageze ati noneho mwebwe nimutahe musubira iwanyu mu Rwanda, ibyo mukeneye tuzajya tubibahereza, niba ngombwa wenda tunagure bisanzwe, muri abaparteneri beza, muri abavandimwe, muri abaturanyi beza. Ariko bagisubiye inyuma bamukubita amasasu. Joseph Kabila nta kintu atabahaye. Tshisekedi yinjira ku butegetsi nta kintu atabahaye. Kurinda ubwo bagiye no kubaka uruganda rutunganya zahabu mu Rwanda, zahabu se mu Rwanda. Ba Polo nibo bajyaga ngo bacukura muri Nyungwe, bacukura ngo zahabu muri Nyungwe. Muri Nyungwe se haba zahabu? Ingana iki yo kubakirwa uruganda? Nta kintu Tshisekedi atabaye. Yarabye ati icyo mukeneye cyose ndakibaha. Ariko siko ntacyo atabahaye, akabaha amasezerano atabaho, akabemerera ko amabuye yose acukurwa muri Kongo, aho kugira ngo ajye aca Kinshasa ajya aca Kigali nta kibazo. Mushinga urwo ruganda, tubanza tuyitunganye, tuyiyoherereza abayigura itunganye, ariko itunganyirizwa i Kigali, akabibemerera. Ariko se bigeze banyurwa? Kurinda ubwo bumva nawe bagomba kumwica, bakumva bagomba kwica abakongomani, ubundi ngo barashaka ngo gupasura Kongo, ngo aho ngaho amabuye yaturuka ni mu Rwanda, ntago ari muri Kongo turahashaka. Ibyo bintu ni ibintu by'u Rwanda, kuko umuntu akwiye kubishyigikira. Ese wagiye guturayo barakubuza? Ese wagiye guhaha ujyanye amafaranga yawe, abakongomani bananirwa kuguhahira? Ese ni ngombwa ko kugira ikintu ubona muri Kongo hagomba kuba hari abakongomani bagomba kwicwa, cyangwa hagomba kuba hari ubutaka bwa Kongo ngo bwometse ku Rwanda, ngo niho u Rwanda rwahageraga? Se ryari wariho? Hari umusaza Mpyisi ugeze kuvuga ngo niba ngo Lumumba ngo yari yaremereye ngo Kigeli ngo ko hari ngo ahantu ngo azamwagurira u Rwanda akagira hamukebera. Niba atari no kubeshya, Lumumba se we yari afite uburenganzira bwo gukeba igihugu cya Kongo akomeka ku Rwanda, ngo ngaho namwe mube u Rwanda rwiyongereho, namwe mbakebeyeho ahangaha. Ibyo yari abifite simbizi. Uriya umusaza ni n'umwe mu basaza nkunda ba mbere kuri iyi si rwose, genda namwemera. Ariko simpamya ko ibyo yavuze ari ukuri. Ubundi ajya avuga ukuri, ariko simpamya ko ibi ari ukuri, kuko Lumumba nta burenganzira n'ububasha yari afite bwo kuba yakeba Kongo ngo yomeke ku Rwanda. So ntabwo rero dukwiye gushimishwa n'ibirimo bibera muri Kongo, kugira ngo tugire icyo tubona nuko abakongomani bagomba kwicwa, kugira ngo tubone icyo dukora nuko ngo Kongo igomba gupasurwamo ibipande. Ibintu biteye isoni. Ariko kandi munarebe n'ababikora nabo bakwiye no kugira isoni. Ejo bundi mwabonye inama ngo yabereye ngo Arusha ngo ya EAC, East African Community. Uwari uyoboye uwo muryango ni perezida w'u Burundi, General Evariste. None ngo yasimburanye kuri ubwo buyobozi. Mana ishobora byose, umuntu wamusimbuye kuri ubwo buyobozi, umugabo uhagarara ntamenye ko byacitse, rasani ko yisobyeho mu birori, ntagire niyo sansa, ni ukuvuga ngo ni insensible, nta sensation agifite ku mubiri, hari ibice by'umubiri we atagikontorora, kuko aba yabikontorora peu importe, nubwo waba uri mu birori byo kwande wumva ko hari ikibazo, wagenda ukajya gukemura ikibazo ukagaruka. Ariko kwihagararaho akisobaho mu birori, ari perezida w'igihugu, ngo afite abamurinze bari aho ngaho, rega basaze ngo nabo ni abarinzi, barinze perezida w'igihugu winyaraho. Ejo bundi mwaramubonye ngo niwe wasimbuye Nkurunziza, ariko ibintu yavuze biteye isoni, biteye isoni. Bamuri imbere bamwumva ngo agiye kuyobora uwo muryango, barimo. C'est bizarre. Abanyafurika dukwiye kugira isoni, dukwiye guterwa isoni n'ikimwaro. Koma gute bishoboka gute
kugera ubwo umuntu noneho atakizi n'abantu bari kumwe, atakimenya n'abantu bari kumwe, aravuga ngo perezida Kagame, ngo perezida Tshisekedi wa Kongo, undi akamwitiranya na biteye isoni. Uwo niwe ngo Museveni n'abakoroni bakebye Sudani ngo bamugabire igihugu, bica John Garang, ngo uwo nguwo ngo bamuhaye igihugu, ngo babakijije Abarabu babatesaga, none ngo babonye igihugu cyabo, bagize uburenganzira bwabo ku gihugu cyabo, bayobowe n'umuntu nk'uwo nguwo, abantu bakarara bicaye, bakarara bapfa nabi, ngo barinze perezida Salva Kiir. Kweri ariko kandi niyo bishya bishyikira, kuko mu minsi mike na Museveni niko araba ameze, kandi inshallah Nyagasani azadufashe nawe bizamere kuriya, byashimisha. Biteye ikimwaro kumva igihugu cyo muri Afurika kiyobowe n'umuntu umeze kuriya. Reka rero mbashimire kandi mbifuriza ibyo nanjye nifuza, naho ubutaha Imana nibishaka.